Daddy uri kubatera Imvune isura z'abahanzi pe burya abantu wicaye hariya rwose ari gutuma abantu bativugira watuhamagara dukamerere bikaba byamunaniye noneho nawe iriya telefone yari yambitse irakava none se basi ijya kuri kamera aya tube seriye noneho n'igice zirageze tube serious sibyo iriya ntabwo ibibeshye yagiye ku gihe bijemo ibyo nabyo bijemo shaje wabikuyemo ndabikuropinga cyangwa dutangiye turi seriye hello guys rero kandi hi guys muraho neza Wari guhita ukomeza. papariza n'umwana ntukugira ako Daddy wabihoreye tukigendera kamera tugasigara ibikora ibyaruta pe dede wavuye aho ngaho Imana ishimwe ntabwo nongera uclopinga mwiriwe neza bumeze mute nanjye meze neza ndizera ko namwe aho muri amahoro kandi bushima imana hari umuntu uri inyuma ya kamera ari kunsetsa ariko reka nikarume wava bari ukagenda kuko nazanye abatumirwa babiri uyu munsi ntabwo naje jyenyine hari uri iburyo bwanjye n'uri ibumoso bwanjye bagiye kutwibwira tumenye abo ari bo tuzatuba turi kumwe kenshi ariko nimubakunda nimubakunda nibwo nzajya mbagarura kenshi nongeye kuvuga izina ryawe wamvuze oya twibwire nyine ujye kutubwira uwo uri we aho ku buryo nyine umuntu utakuzi mu buzima busanzwe bitewe n'ibintu uvuze ahita akumenya wari umeze neza ariko haruguru nari meze neza niyo waba utameze neza umeze muraho neza mumeze gute amakuru yanyu njyewe meze neza amazina yanjye nitwa Sifa Gisele ndi umukobwa ibindi se si ibyo ibyo ni ibyo ugire iyerekwa ritambutse si ibyo nta mukobwa uvuga imyaka hello guys nitwa Jean-Pierre Mutoniwase nkaba ndi umukobwa nanjye uko yabivuze mbahaye ikaze cyane kuri Flavia TV show navuga ko muri abashyitsi muri abashyitsi kubera ko ari ubwa mbere muhaje abana abakobwa banjye nta n'ubwo twakiriye by the way wowe kusereka mbanze mvuga iki kiganiro murambwira kiri buze gushoboka ntabwo kiri buze gushoboka ni ukuri tubahaye ikaze cyane hano dukunda abashyitsi ndabayambiriye ndabahobereye we ndabahobereye ntihagire umuntu uza kumbwira ngo ntabwo nabahobeye ndabasuhuje cyane rero ikibazo mwavuze ko mwivuze ariko akantu muravuga ngo batambutse iyerekwa muri singo birumvikana nta mukunzi ufite uyu munsi nta mukunzi ufite ariko ndabona kuri Flavia TV show nta kintu wumva aba basore nta kintu mwumva nta handi twari tubyizeye niyo mpamvu twaje kuri Karubanda hano rero hari abantu bose ingeri zose natwe turahari turabashimiye natwe turahari ndi kumva ari ugukina Uya ufite umukunzi nta mukunzi mfite
nta mukunzi mfite bivuge ndaya muri kamera nta mukunzi mfite kandi akeneye umukunzi. murakoze yewe Imana iguha umukunzi ni ukuri. amen nawe uri single. ni ukuri yo single research noneho Imana yaduha abakunzi mu izina rya mu Yesu izina rya Yesu. nyabuneka twaje tubafitiye icyizere ahubwo tukiri aho ugendera ku kugira ngo uhitemo umukunzi ikintu ngenderaho icya mbere pe ufite urukundo rwo kunkunda aba ni sawa ubwirwa ikintu ngenderaho icya mbere pe ufite urukundo rwo kunkunda aba ni sawa ubwirwa n'iki karufite ikindi ibikorwa bye birabikwereka kagukunda ibikorwa niyo atabikora byinshi cyangwa se no ngiye nkunda umuntu umbwira ko ankunda akabinyereka so n'ibindi nyine ngenda akora hanyuma ikindi mana yanjye nkunda umusore utanga keya keya ni iza mbere nibwo buzima sibyo nibyo subiza ikibazo nawe subiza ikibazo nawe weho noneho umva ubanza bazajya bakoza ibirenge ukambika no mu mugongo Singorata. sibyo ariko njyewe nkunda umusore w'umukozi ukunda umurimo pe akunda nyine umusore unkunda kamera unyubaha akanyubera n'umuryango uko mba numva nshaka ko namubera namwitwaraho nawe akaba ari kamerera bashaka umuntu unkunda cyane cyane pe unkundira famiye cyane cyane akaba ari umukozi ari n'umusirimu sacesha bimeze yewe we byujuje umutima wageze gukwakira nizere ko mutabura ayo mahirwe bazanshinje ikindi bazanshinje ikindi ikindi kibazo ndumva agiye kukubaza ni iki kintu ubu ntahari ariko birashoboka ko mu minsi iri imbere azaza sibyo ni iki kintu umuntu ukunda yagukorera cyangwa mukundana ukumva urishimye pe ikintu umuntu yagukorera ukumva uranezerewe ukumva urishimye mukundana gusinikira kwabigisha umuntu nyine ariko kumbwira ko nkunda kenshi no kumpa gift nkunda gift ntitaye ko zingana nkunda gift zirashimye niyo yaza kukureba mugiye kuri date akaguha bomba wakwishima cyane cyane ndabikunda nkunda surprise iki kintu cyari cyakunezeza kuyanezeza proposal nayo yanezeza iyo yaba ari ku rundi rwego kubera mwaba mugiye ku yindi step tutangira indi chapitre y'ubuzima niyo mpamvu nyine yanezeza kurushaho aho ni sawa mukobwa mwiwowe hamvugiye ibintu buriya nahise mbikira ubwo nyine byavuze turi impamvu nibyo ugendeyeho wagira ngo watekereza kuki atampereho abakobwa ko bakunda keya cyane tuvuze ku kintu gishobora kuba cyagushimisha noneho ni cyo kintu umukunzi wawe yagukorera cyangwa se umugabo wawe yagukorera ku buryo udashobora kumubabarira relationship itiragirira aho ngaho umva uca ahacaho ni nk'iki yagukorera kunsuzugura yitwaje ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'ubuzima bwanjye nyine cyangwa ako gasuzuguro kunsuzugura mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se kunkurira no kubahuka famiye yanjye umuntu tubaha famiye ntabwo namubabarira
imisesi n'ibikubaho Ah, uzasenya usubire mu rugo oya kubera ko umugabo yasuzuguye famiye oya kubera ko yakubahutse uzanga kumubabura mu mutima wawe ugumane icyo gikomere Oya. ubuzima bwe bwose twari turi kuvuga ku mukunzi wanjye navuze umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe ari umukunzi Muri make. wanjye ari umukunzi kubera ko wawe numva kubera ko numva ari ikintu uba cya ufite mbere. andi mahirwe yo kuba wamureka kubera ko mba numva ko nicyo kintu cya mbere cyangwa se muri cya gihe muri gukundana muri minsi ya nsara muganira nyine ukuntu numva nshaka kumerera nawe ukambwira uko ushaka ko nkumerera ibyo rero bituma nyine iyo ubirenzeho kandi biri mu bintu naherewe nkubwira ubu ntewe uri umukunzi wanjye ubakunze kubikora kenshi mbona ko byabaye ingeso ntabwo twakomeza uri umugabo wanjye nabwo tubana dushobora kubiganiraho tukareba ikintu kibitera ko ushobora gusanga narabikubwiye nabi cyangwa narabigusobanuriye nabi cyangwa se bigeze umubwira cyangwa ntabyo namubwiye cyangwa se na famiye yanjye yabigizemo uruhare kugira ngo ikora cyangwa yabyubaha nyine atabyubashye turebe kuri sayidi ntiyabyubashye ntabwo yaba nkunda ubwa atabyubashye nk'urugero ubwo bibaye nk'uko nguko nyine nabyubahe nabyumve sibyo kubera ko ibyo bintu biba iyo kesi ibaho pe sibyo kuba wabana n'umuntu niyubahe famiye yawe niyumve ko ifite agaciro nyine akayifata bisanzwe byari ibintu byoroheje urumva njyewe numva ikintu cya mbere yakora numva yakora kwihangana ahubwo ko iminsi iza ukagenda umutoza kuba yakubaha famiye yawe kuko hari nk'igihe abasuzugura bitewe n'ubwa mbere bahura bamwakiriye gute sibyo noneho wakahita avuga famiye nyakiriye gutya ni gute se nkwiye kuyubaha cyangwa se sitori we wagiye ubwira umugabo zagiye zibera muri famiye yawe bishobora gutuma no kuri famiye yica amazi nyine biba ngombwa ko guhera muri fiyansaye ujye uvuga ibintu uzasubiramo hari igihe usanga kuba yasuzuguye famiye yawe ari we wabikoze ariko hari n'igihe usanga kuba yasuzuguye famiye yawe wabigizemo uruhare urumva ubwo rero bisaba ngo bihere muri relationship sibyo mu ikiganiro cyanyu sibyo nyine ujye uganira ibiganiro ushobora gutuma nawe ubwawe famiye yawe yubahwa sibyo wigengeseye kuko ntabwo uzagenda ngo uvuge ngo muri famiye ngo byagenze gutya hari inkuru uvuga n'izo utavuga ngo byagenze kuko muri famiye habamo ibintu byinshi bitandukanye uko rero uzagenda umwereka famiye yawe niko azayitwara deja hanyuma uko batakuba famiye yawe umuntu wese famiye yawe ariko ameze n'inshuti zivuye hanze ntazubaha cyangwa abaturanyi urumva ntashobora ubwo rero aho ngaho ndumva habaho kwigengesera muri fiyansaye kuba wamwihanganira ko ntabwo ikintu cyose cyaba mu rugo ugende sibyo hanyuma ikindi no kuba kuva ndi muto kugeza izi saha aribwo bumfasha mu buzima bwa buri munsi kuba ngeze aha kuba mbese niyo mbikesha seka ari byinshi ibintu byinshi ni byinshi nyine mama ni iki kintu wumva se asigaje kugukorera sareka atarakorara yavugishwe ni iki kintu wumva reka duhindure ikibazo noneho sibyo biri kukugora yakoze ibintu byinshi noneho we n'icyo uzamukora ni iki kintu wumva uzakora ku buryo uzavuga ati ibintu byose kwitanga imvune zose yagize ndamunejeje pe rero buriya wenda nuko ibyifuzo byacu bidahita bisubizwa ariko mbaye nshoboye kumuheka nkajya buri munsi nacyo nagikora mbashije kuba okonombe se kumusohokana ni ibisanzwe arasohoka ariko nabyo ntabwo nyine byagera kuri ya revo yo kuvuga ngo naba nyine mbikoze nta kintu kibaho nakorera mama ku buryo mvuga ngo za mvune zose yakoze nzirihiyemo ntacyo pe cyakora mu buzima busanzwe kuba nta murongo undi ugiye kurira ni emosiyo uvuga ku mama wowe wumva uvuga ku muntu byoroshye
ni iki kintu cyashimishije Steve mu buzima bwe akishima ku buryo niyo yaba ababaye bigeze hehe kuri reve afite agahinda iyo akibutse yumva yishimye. kurangira inshuti na mama wanjye usanga mama wanjye turi inshuti cyane biranshimisha kunganira byose kumugisha inama ko kantu none mva mu mfite biranezeza nicyo kintu cya mbere kinezeza kuba ndi inshuti na mama tuganira ibintu byose ari we muntu wigiranye ibintu byose akanyumva atanjajinga anyizera noneho kuba mba mfite icyizere cyo cyose n'ibyo bintu byonyine bindinda. none se ni iki ukunda kurya mu buzima busanzwe ukunda kurya iki? Agasimba ehe iyo ugeze ku gasimba byo bari ibintu akanyamaswa ukunda inyama sana ukunda inyama cyane mwabyumvise yaziko biroroshye. ni iki ukunda kunywa? ukunda kunywa tonike cyane. Tonike no kuza kugurira ikaze yayo harimo tonike cyane nkunda tonike cyane no kuva ndi muto. wifuza ni ikihe gihugu wifuza kuzajyamo? ntakibaho igihugu utekereza ukavuga ngo ndifuza kuzajya muri iki gihugu. ntabwo njya nibona navuye mu Rwanda biramutse bibaye u Rwanda yego ntabwo njya nicara ngo numve narose nagiye mu kindi gihugu cyuya mu mahanga nshobora kwisanga bibaye kubw'ubuzima cyangwa n'ibindi ariko ntabwo ngiye muri plani zanjye njya mpanga kujya hanze. ariko wabona mbonye mu diaspora wa hano tukagenda kuri pe sibyo wabona mbonye mu diaspora wa hano kuri Flavia tukajyana ariko njyewe kujya ngitimba numva ndi mu Rwanda nyuzwe. gukunda igihugu cyatubyaye ni sawa ko n'ubu kintu tugihuriyeho nkunda u Rwanda ariko ntituvuze ngo abantu mutari mu Rwanda muturakarire muturebe nabi ntabwo kumanga igihugu cyane nanjye navuze ngo birashoboka ko umugabo wanjye yaba akorerayo umutware mwiza ashobora kuba ari umudiyasipora nkasanga umutware kugira ngo njye kuzuza n'izindi nshingano ndi hafi murakoze. ni abo hanze y'u Rwanda ntibifate ariko ntibivuze ko baba badakunda igihugu cyabo oya nkunda igihugu cyanjye no hanze najyayo kushakisha cyangwa n'ibindi ariko ndi hano ngiye mba numva neza kurushaho. none se umva ko nuba afite ibibazo ndi bukubaze ni uwuhe musitari ukunda? ngira nk'abasitari nka 5 ukunda cyane hose mu Rwanda se haba mu Rwanda cyangwa hanze yaho? tubwira abo mu Rwanda abasitari nyine abantu uzi ko bazwi ukunda pe ukunda byaterwa n'ikitumye ari abasitari impamvu nyine ari abasitari ni abaririmbyi ni abakinnyi ba filime bashobora kuba oya bashobora kuba ari abahanzi bashobora kuba ari abakinnyi ba filime bashobora kuba nyine muri rusange abasitari abantu bazwi turabizi nyine abantu baba bazwi baramenyekanye. nkunda Bruce Melody cyane nkunda aba Jo Twins ndi umujo cyane buriya no mu mutima mu mitsi no mu misokoro batembamo. ngakunda Aline Gahongayire ngakunda na Aline Sano na Airways. bashizeyo cyangwa wongeze? oya nkunda benshi ariko abo nibo bahiga abandi mu mutima wawe. nihe korali ukunda? mana nkunda Siloamu. abantu bo muri Siloamu muri he? nkunda Siloamu cyane wisanze uhagaze muri kuririmba wakumva bimeze bite? ntabwo nzi ko indirimbo yarangira naba ndi kurira naba ndimo kurira gusa. ni urwo rwego ubakunda? ndabakunda cyane ariko nkunda Siloamu cyane. none se murabizi ko babakunda? murabizi ko mukunzwe?
mubimenye ndabakunda muririmba neza umuntu ubandikira indirimbo imana ibaho umugisha nawe muhe umugisha mukorera imirimo ikomeye. na aba Twins bo ni iki kintu abahanzi bashobora kuba ari abakinnyi ba filime, bashobora kuba nyine muri rusange abasitari abantu bazwi, turabizi nyine abantu baba bazwi baramenyekanye. nkunda Bruce Melody cyane, nkunda aba Jo Twins, ndi umujo cyane buriya no mu mutima, mu mitsi no mu misokoro batembamo. ngakunda Aline Gahongayire, ngakunda na Aline Sano na Airways. bashizeyo cyangwa wongeze? Oya, nkunda benshi ariko abo nibo bahiga abandi mu mutima wawe. nihe korali ukunda? Mana nkunda Siloamu. abantu bo muri Siloamu nkunda Siloamu cyane. wisanze uhagaze muri kuririmba wakumva bimeze bite? ntabwo nzi ko indirimbo yarangira naba ndi kurira naba ndimo kurira gusa. ni urwo rwego ubakunda? ndabakunda cyane ariko nkunda Siloamu cyane. none se murabizi ko babakunda? murabizi ko mukunzwe? mubimenye ndabakunda muririmba neza umuntu ubandikira indirimbo imana ibaho umugisha nawe muhe umugisha mukorera imirimo ikomeye. na aba Twins bo ni iki kintu wabwira Ngwino Ndebe na Mpinganzima? ndabakunda cyane Mpinganzima ni role model wanjye. Mpinganzima ni role model wanjye, ndamukunda cyane. noneho ni ababyeyi beza, mbigiraho ibintu byinshi, bariyubaha, ni abakozi, ni abasirimu, mbigiraho ibintu byinshi mukomerezaho, mufasha abantu benshi cyane. bwa mbere ubabarire ko ntabwo ko ndi kukubaza ibibazo byinshi. bwa mbere ubabona nicyo kintu cyose kiza mu bitekerezo byawe ubonye Ngwino Ndebe na Mpinganzima? twihanganire twese rero dukunda abajo, sibyo? turi abajo muri rusange. hanyuma watangiranye nabo ndabizi, ubabona bwa mbere niki kintu cyaje mu ntekerezo zawe? nyine wahise warababonye avuga ngo Ngwino Ndebe na Mpinganzima ndi kubarebera muri iyi shusho, bamfashije iki? niki kintu cyaje nyine? mbere mbabona ikintu cyabo cyankuruye cyane nkibabona ni urukundo bagirirana bombi n'umuryango wabo, hagati n'abavandimwe babo, atari ukuvuga ngo bo b'impanga, bombi n'abavandimwe babo n'umuryango wabo, uburyo bakundana biranyubaka, byanyigishije ikintu kinini cyane. ikintu turagihuje ukuntu ubona ko bakorera hamwe, bafite urukundo rutari rwa rundi rw'imanga, ahubwo rurenze ko baba bavandimwe bakaba inshuti, mbese bikarenga. noneho ni abakristo, nicyo kintu kirenze. bakunda gusenga, bakunda Yesu na nyina Bikira Mariya. ndabakunda cyane. umva icyo ni cyo cya mbere. ese ko nyibasiye bazana Jean-Pierre. Jean-Pierre rero barayazi. Njyewe nongeraho barambara. Jean-Pierre ndakuru. Soma bishize mugurize. utekereza iki? utekereza iki ku mubyeyi ubyara umwana akamwihakana? haba w'umumama cyangwa umubyeyi w'umupapa, ni iki kintu utekereza nyine bitewe n'urukundo uzi wahawe rwa kibyeyi, uzi n'imvune z'umwana, nyine ureba ukuntu umubyeyi avunika arera, ni iki kintu wavuga kuri uwo mubyeyi? icyo kibazo
kirakomeye. ku ruhande rw'umubyeyi w'umumama njyewe numva umubyeyi umwana ari umubyeyi w'umumama ku ruhande rumwe aba ari ikigwari, ariko nanone ntabwo nambyajinga kuko ntabwo mba nzi icyatumye atuba umwana, ariko nanone waremeye kumutwita amezi 9 nk'uko njya mbyumva ngo ni amezi 9 arabyuka bakabyara, mbese ntabwo agakwiye kumuta. Wakora igishoboka cyose nk'uko mwarabaye muri bwa buzima bw'amezi 9 kugeza avutse, ugakora ibishoboka byose, wajya gufura, wajya guhingira abantu, wajya he, nyine mu buzima bwose bushoboka, ariko uwo mwana byibuze agakura azi urukundo rwa mama we. hari igihe baba barabanye amezi 9 atabikunze, wenda byaranze, wenda nk'urugero yaragerageje no kumukuramo bikanga. hari nk'igihe umuntu atwita bamufashe mu maboko, bibaho cyane, bibaho sibyo. Gutwita umwana utazi papa we biravuna, abantu byabayeho amusosori, biravuna cyane. Urambwira uwo mubyeyi azakora hejuru okay. Birashoboka ko nyine aramubona we imbere ye, akamubonamo cya gikomere, akamubonamo bya bibazo yagize. Birashoboka ko ushobora kumubyara yaranze kuvamo, kandi bitewe n'ibyakubayeho uwo mwana nta ruhare aba abifitemo. Uwo mwana aba ari umuziranenge, niyo wamureba ukajya ubyibuka, ariko ejo imbere gato ushobora kurwara akakuzanira amazi, ushobora kugira ikibazo ukaba wamutuma. Niyo mpamvu mvuga ngo umwana aba ari umuziranenge. Cyakora wumva udashoboye kuba wamurera cyangwa umutunge, so birashoboka ko wamutanga ariko utamujugunya aho hantu. N'ukuntu numva nyine kuri ibyo bikomere waducanze bego turabana, ariko nawe uri umuhanga kuri ibyo bikomere ufite, sibyo? Turi inshuti, mfite igikomere, aho kugira ngo mwana mujugunye sinzamenye n'irengero rye, namutanga agakurira ahandi. Ndumva nyine ku muntu wenda yagize ibyo bikomere. Hanyuma ku mubyeyi w'abagabo bo birarenze. Iyi topic ndavugaho gutaha. Ku babyeyi b'abagabo, abagabo turebye mu gihugu usanga bihakanye abakobwa batinda ni benshi, usanga mbese bo birarenze pe, n'urundi rwego. N'abakobwa bazigeretse ku bagabo batari ba nyirazo. Hari n'igihe umusore yihakanye inda bitewe n'uko azi ko ari kesi yabaye kuri mugenzi we, nk'uko ariko aho ngaho ibibazo byabaye byinshi, dutekereza uruhande rwo guhagararaho, turatekereza ku mpande zose. Mutubwire muri comment aho hasi mwebwe mwabigenza gute, cyangwa umuntu byaba byarabayeho atubwire uko byagenze, atubwire ukuntu muri situation ayibamo nuko yaje kuyisohokamo, kugira ngo bifashe umuntu uri muri iki kibazo muri aka kanya. Ariko basi umuntu wese ufite icyo kibazo uri gutekereza gutyo asenge pe, yegere Yesu, niwe wamugira inama y'icyo agomba gukora. Ntabwo ngewe nemera ko umwanzuro wa nyuma ari ukwikuraho umwana mu gihe wamubonye, kuko dufite ubuhamya bw'abantu benshi bafata ku ngufu ntibatwite, ababikoze babishaka ntibatwite. Kuba rero byabaye rimwe utanabihisemo ugatwita, nuko hari impamvu Imana yaguhaye uwo mwana. Rero ukwiye gusenga kuva ku munsi wa mbere byabaye, ukabaza Imana icyo ugomba gukoza uwo mwana, kandi ukamushinganisha akazaba umuti w'igikomere ubana nacyo. Iyo bigeze kuri iyo ngingo rero ibitekerezo biba byinshi cyane, kandi turi gutekereza nk'abana, ariko buri abantu bakuru babizi. Namwe murakuze pe, mwikisuzugura ibitekerezo mutanze ni ingenzi, kandi uko biri kose hari umuntu bifashije, ahubwo iyi topic yaza kuba ndende, cyane. Mutubwire muri comment uko mubyumva, tuzagaruka tuje kubaha imyanzuro. Mutubaze ibibazo mubibaza muri comment, mutubwire ukuntu mwumva iyo sije twayivugaho, hanyuma mukomeze mutubwire niba mwadukunze tujye tugaruka kenshi. Mwabakunze ikindi kandi mutwandikire muri comment
amatopike mushobora kutujya tuvugaho. Utyo barabivuze barabirangije. Murifuza ko kiriya cyumweru tuzavuga ku ki? nabyo mubyandike muri mubyandike mu ahantu dushobora kuba twavuze tukagira umuntu dukomeretsa tubabarire. Ukuri nta mutima mubi tuba dufite, byose aba ari kugira ngo turebere hamwe, tuganire, twumve buri mpande zombi ukuntu byagiye bigenda. Hari ibibazo nabajije Sifa, hari ibibazo nabajije Janvier, nabo bagiye babisubiza mu buryo butandukanye, sibyo? Nawe nkuzanye hano nkakubaza icyo kibazo, waduhereza ibindi bitekerezo bigiye bitandukanye, sibyo? Nifuza ko rero nabababwiye mu kiganiro cya mbere ngo mumbwire ikintu mwifuza ko twazakoraho. Mbona abantu bagiye bambwira ibintu bigiye bitandukanye, ariko biransaba ko noneho nzazana abantu b'ababyeyi tukabiganiraho. Uyu munsi rero nifuje kuganira n'urubyiruko, sibyo? Ariko umwanya ubaye muto, umwanya ubaye muto, twazavugana ikindi gihe, tukazareba ukuntu dukora ikiganiro kirambuye, tukavuga ku rubyiruko, ese muri iki gihe bimeze gute, bakitwara gute, rumva, tukaganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, sibyo? Kandi ni ukuri mwakoze cyane kuza kudusuza, mwakoze cyane kuza kudusura, mwatuganirije neza, ngenda bakunda murabizi, sibyo? Ndizera ko namwe mubakunze, abantu babakunze imitima myinshi cyane muri comment. Ubwo rero akenshi cyane ndizera we akenshi tuba turi kumwe, akenshi tuba turi kumwe. Hari gahunda tugiyemo, turi kwihuta cyane, mutubabarire, ariko tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Umuntu utameze neza